Muraho neza bene data, mwaramutse amahoro, tubifurije kugubwa neza, Uwiteka abahire. Turaje kugira ngo dusoze icyigisho cy'iki cyumweru, tumaze icyumweru twiga. Nitwa Ukugize Jean Pierre, wahageze bwa mbere. Kadusabe mushiki wacu na mwene data turi kumwe muri studio, nabo babasuhuze banabibwire, noneho dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Ni karibu. Turabashuje bene data, nitwa Mukadutiruse. Akoze cyane, katwakire na mwene data. Murakoze, nitwa Mugabo Emmanuel. Mugabo Emmanuel, Uwiteka abahire cyane. Murakoze, turasanganywe, turamenyeranye, mwagiye mudufasha mu buryo butandukanye, mutumbera ibyigisho dukomora mu bahanuzi bato, cyangwa se twigira mu bahanuzi bato. Imana ibahireho umugisha cyane rwose. Uyu munsi rero tuje kwiga ingingo ya nyuma itubwira ngo amateka yisubiramo. Ni ingingo ya nyuma ku cyigisho cya 9 turiho twiga, ntabwo ari ingingo ya nyuma mu byigisho, ahubwo ni ingingo ya nyuma mu cyigisho cya 9. Reka rero dusabe mwene data Emmanuel adusengere, noneho turangiza anatwibutsa ingingo twize ejo, maze dukomeze na gahunda y'ingingo y'uyu munsi. Karibu. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye kandi turagujimbaje, tugushimiye imbabazi zawe n'ubunkuru tugaragariza uko bukeye n'uko bwije. Urukundo rwagaragarije mu mwana wawe, urwo narwo turarubona uko bukeye n'uko bwije. Turakwinze kugira ngo imitima yacu icishirijwe bugufi kwakira ijambo ryawe, maze ritubere ameneze yo kukunda no kugukorera, nugaruka tuzishimira kugusanganira, tuzujye mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane. Karibu twibutse ingingo twize ejo kugira ngo dukomezemo ingingo yacu y'uyu munsi. Arakoze, ngira ngo abo twari turi kumwe ejo murabyibuka, ndetse n'abashyashya nabo twifuza kubasubiriramo. Twarebeye hamwe ingingo ivuga ngo ibiriho muri iki gihe. Twabonye neza yuko ibiriho muri iki gihe nta muntu n'umwe utazi yuko isi iri ku mahenuka. Icyo tugomba gukora rero ni iki? Inama tugirwa, tugomba gukora imirimo y'uwadutumye hakiri ku manywa. Iyo mirimo ni iyihe rero? Ni ukuburira abantu bakamenya yuko isi igeze ku maheruka kandi ko Kristo agiye kumaruka. Yego, urakoze cyane. Mana iguhe umugisha. Reka twakire Rusi rero adukomereze n'ingingo yacu ya 5, ari nayo ya nyuma y'iki cyigisho cya 9. Ni karibu. Murakoze cyane. Ingingo yacu tugezeho ni ingingo ku wa 5 tugira ngo amateka yisubiramo. Kuri A, ni gute kugwa kwa Ashuri kuvugwa, kandi no kubera iki ibyo ari iby'ingenzi cyane muri iki gihe? Naho mu 3 murongo wa 7, 12, 13, 18 na 19. Reka mwene data dusomere twumve icyo hatubwire. 3:7 hari amagambo avuga ngo, nuko abakureba bose bazaguhunga bavuga bati, ini niwe hararimbuwe, ninde uzaharirira? Nzagushakira he abakumara umubabaro? 8. Mbese uruta Abamori hari hagati y'imigezi hazengurutswe n'amazi, igihome cyaho n'inyanja n'urusika ruhakikize nirwo n'inyanja. 12. 12 hari amagambo avuga ngo, ibihome byawe byose bizamera nk'imitini yeza imbuto z'imyima mbere, iyo unyeganyejwe zihungukira mu kanwa k'umuryi. 13. Dore abantu bawe bagusigayeho ni abagore, amarembo y'igihugu cyawe yaburiwe abanzi bawe, umuriro wakongoye ibihindizo byawe. 18. Abungeri bawe barahunikira, mwashuriwe, abanyacyubahiro bawe bararuhutse, ubwoko bwawe bwatataniye mu misozi, kandi ntihaboneka uwo kubukoranya. 19. Nta muti wo komora uruguma rwawe, igisebe cyawe ni umufunzo. Abumvise inkuru zawe bose bakoma mu mashyi bakwishima hejuru, kandi utagiriye nabi ninde? Murakoze cyane. Aha rero turi kubona amateka yisubiramo, kandi turi kubona ko ibiri kuvuga kuri Ashuri. Natwe muri iki gihe
natwe niko bimeze. Ikuzo ry'ubwami bwa Ashuri ryari agahebuzo kandi no kugwa kwabwo kwari gukomeye. Abahanuzi n'abami paje 365. Ubwibone bwa Ashuri no kugwa kwayo bigomba kuba icyigisho cy'icyitegererezo cyerekana imperuka y'ibihe. Imana ibwira amahanga yo ku isi mu bwibone bwayo muri iki gihe ashyirira hamwe kuyirwanya igira iti, mu biti byo muri Edeni ni ikihe muhwanije ubwiza no gukomera, ariko uzacishwa bugufi hamwe n'ibiti byo mu Edeni ugere ikuzimu. Rero reka dukomeze no kuri B. Ni gute ibintu bisa nk'ibyo bigiye kubaho vuba aha? Ibyahishuwe 18 7 kugeza 11 na 15 kugeza 18. 7 byahishuwe 18 umurongo wa 7 aravuga ngo nk'uko wihimbazaga ukidamarira ukishima ibyishimo bibi mu bariko muwuha kubabazwa agashinyaguro no kuboroga, kuko wibwira guti nicara ndi umwamikazi sindi umupfakazi, nicyo gituma nta gahinda nzagira kaho. 15 kugera 18 hari amagambo avuga ngo abatundaga ibyabo ubwabo ibyo muri uwo mudugudu watungishije barahagarikwa kure no gutinya kubabazwa kwawo barira baboroga. 16 bavuga bati ni ishyano umudugudu ukomeye wambitswe imyenda y'ibitare myiza n'iy'imihengeri n'iy'imihemba, kandi ukarimbutswa ukarimbishwa n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi cy'imaragarita. Ubonye ishyano, kuko ubonye ishyano mu isaha imwe. Ubutunzi bwinshi bungana butyo burarimbutse, kandi aberekeza bose n'umuntu wese wambukira mu nkuge hose n'abasare n'abatunda bambutse inyanja bari bahagaze kure. 18 kandi bakireba umwotsi wo gutwikwa kwawo bavuga amajwi arenga bati ni mudugudu ki uhwanye n'uriya mudugudu ukomeye. Akoze cyane. Ubwo ijwi ry'Imana rizatangaza gucungurwa k'ubwoko bwayo, hazabaho ububyutse bukomeye kuri ba bandi batakaje byose mu ntambara y'ubuzima bwabo. Mu gihe imbabazi zari zikiriho, Satani yakomeje kubarindagiza, bakomeza gushishikazwa no kwitsindishiriza. Abakire biratanaga icyubahiro cy'ubutunzi bwabo, bagasuzugura abakene, kandi ubutunzi bwabo barabubonye banyuze mu nzira yo kugomera amategeko y'Imana. Ntibagaburiye abashonje, ntibambitse imyambaro abambaye ubusa, ntibakurikije ukuri ngo bagire urukundo n'imbabazi. Baharaniye kwishyira hejuru ngo bahabwe ikuzo n'abantu baremwe nkabo, none banyazwa ubutunzi bwabo bwose bwabaheshaga icyubahiro. Basigaye batagira kirengera, bararebana agahinda kenshi kurimbuka kw'ibigirwamana byabo bari barasimbuje umuremyi wabo. Intambara ikomeye, paje 653 654. Aha rero bene data, amateka yisubiramo nuko byagenze, kandi abantu bose babundiriye ubutunzi bwabo ntibabukoreho ngo bukore umurimo w'Imana, buzashya burimbuke kandi bubace mu myanya y'intoki, bicuze batakigira icyo bakora. Abambaye ubusa ntibabambitse, abashonji, abari mu nzu z'imbohe, ibi byose ntago babikoresheje, ahubwo bihaga icyubahiro no kwihimbaza, barekareka umuremyi wabo. Rero Imana itugirire neza kugira ngo ubutunzi dufite muri iki gihe gitoya tubukoresha umurimo w'Imana, tugaburira abashonji, twambike abantu bambaye ubusa, abashonji, abakene bose, umutungo wacu wose tuwushyire mu maboko y'umurimo w'Imana, kandi ntituzasonza, kandi tuzahembwa ubwo Yesu azaba agarutse. Imana itugirire neza rero abunganira bene data
murusheho gutangaho inyunganizi kugira ngo iby'isi tubitere umugongo kandi dukore tudakennye ariko twumva ko tugomba kubikoreramo data wa twese. Narakoze cyane. Amateka yisubiramo ni ingingo nziza cyane, ngira ngo mugabo yateze amatwi, reka tumuha akanya twunganire. Ariko cyane iyo bivuga amateka yisubiramo, hano birerekana neza ko hari ibyabaye mu gihe cy'ubwoko bw'Imana bwa Isiraheli, ariko hari n'ibigomba kuba cyane cyane muri uriya mujyi wa Ashuri, ariko hano nanone hari n'ibigomba kubaho muri Babuloni y'iki gihe. Iyi Babuloni y'iki gihe rero mugabo, reka tukwakire kugira ngo witungeho urutoki twumve uburyo uyu mujinya ugiye kuzayimanukira. Karibu. Twari tugeze kuri Babuloni. Babuloni nayo irimo iravugwa yuko yateretse amahanga yose inzoga, nayo iri mu nzira zo kurimba, kuko mu byahishwe hagaragaza neza n'irimbuka rya Babuloni. Biri gusanisha rero n'iyi si yacu. Iyi si yacu irimo irubakwa rwose mu buryo bushoboka bwose. Sindagera kure, wenda mbibona ku mateleviziyo no ku ma YouTube hanze barubaka, ariko no mu Bana nabo ntabwo boroshye, nabo barubaka pe. Ibi rero biri gutuma abantu bizera neza yuko ibi bintu bitazarimbuka, ariko sibyo. Turabibonye neza yuko uyu mudugudu ngo wari wambaye imyenda zahabu imaragarita, ni ibintu bikomeye cyane, burya n'amabuye y'igiciro cyinshi. Ngira ngo rero twebwe nubwo twubaka tukanagerageza, ariko ntabwo ibyo bintu tujya tubiteraho. Turubaka tugashyiraho amarange, tugashyiraho amasima n'ibishoboka byose, ariko ntabwo tujya dushyiraho zahabu cyangwa dushyiraho imaragarita. Abo bari barabishyize ariko birayibuka. Iyi si yacu rero natwe ngira ngo twabibonye ko nta muntu utazi ukuri kugera ku musozo. Bivuze ngo rero izarimbuka. Niyo mateka rero kwisubiramo, duturutse mu Ashuri tukaza mu byahishwe tugasanga Babuloni nayo izarimbuka, tuje no muri isi yacu nayo iri ku musozo, kuko Umwami Yesu agiye kugaruka. Yego, nakoze cyane. Iyi Babuloni iyo dusome ibyanditswe kandi tukunda kubihurizaho tukabiganiraho tukanabivuga, igitabo cy'intambara ikomeye kirabyerura kikabisobanura. Iyi Babuloni ni uburyo bw'urudubi abantu bavuga ko bigisha iby'Imana bakazanamo n'ibindi byabo, nibyo bigirwamana byo nka Ashuri. Aba bari ubwoko bw'Imana, baragiriwe imbabazi n'Imana, basenga Imana, ariko bazanamo n'ibindi bigirwamana. Uyu munsi rero urasanga amadini atandukanye y'uruvange, abavuga ko bavuga iby'Imana ariko bya by'Imana bakabigerekaho no kwica amategeko y'Imana, bakabigerekaho n'ibindi. Urwo rudubi rero, iyo Babuloni nabyo usanga ayo mazahabu n'imaragarita turi kuvuga, barubaka imiturirwa, ibintu bikomeye, bavuga ko ari uguhesha Imana icyubahiro, ariko mu kuri harimo ibyo kurwanya Imana no kwica amategeko yayo. Ibi bintu rero ni ibintu abantu dusangirira kuri iyi cano dukwiriye kurabuka tukabikebuza, noneho twarangiza tukamenya uko dukwiriye kubaha Imana no kwiramya mu buryo bwemewe. Nicyo cyitwa guhunga, nicyo cyitwa kuba mu bwisho, kugira ngo igihe Babuloni izarimuka twebwe tuzarokoke. Rero ndumva hari twahinira ahangaha, ariko dusaba Imana kugira ngo ibyo bene data mutwigishije turusheho kugenda tubizirikana tunabipfuruza. Dusaba Umwuka Wera kugira ngo bituganire, bitwigishe cyane, ubundi ubuntu bw'Imana bubane namwe mwese mudukurikira mu izina rya Yesu. Amen. Amen.